Pause airdrop baduhaye task nshyashya, ndetse iyo task nshyashya baduhaye nituyikora barayiduhembera in game point cyangwa se pause point ibihumbi 10, nk'uko izi ari in game point cyangwa se ushobora no kuzita in game currency. Ni amafaranga, ariko amafaranga nyine ya hano muri game cyangwa se in game point. Muzi ko birangira izi in game point cyangwa se in game currency birangira zibaye token, zikaba listed kuma exchange tukatradinga tukabona amafaranga. That's how we make money in crypto space. Okay, iyo uje hano kuri N gusa, ariko mbere yo kuza hano kuri N uri kubona ko mfiteho izi in game currency 200, ibihumbi 295, kugira ngo nituza gukora ya task tuze kureba ko zabaye ibihumbi 305. Turaza hano kuri N button, hanyuma task baduhaye iri hano muri limited gusa, ariko ntago igaragara. Niyo mpamvu nkoze iyi video kugira ngo nkwereke uburyo ugiye gukora iyo task. Mbere yo kukwereka uko tugiye gukora iyi task, niba uri mushya hano nguhaye ikaze, nitwa Dezo, nkora ibiganiro na video tutorials bikwereka uko wakoresha telefone yawe, computer yawe ndetse na connection ya internet ugakorera amafaranga kuri internet. Byumvikane, ntuze kugenda udakoze kuri subscribe niba ushaka ko ibiganiro byacu bizajya bikugeraho neza cyane. Hanyuma turi hano muri limited. Hano muri limited uri kubona ko task mu by'ukuri nigaragara. Kugira ngo task igaragare nuko urakora scratch cyangwa se ugakora hano h'umukara ukasa nk'usiba ukuntu nk'uhanagura, niyo scratching ubundi mo gukora. Uri kubona ko task ihita igaragara, ni task imwe. Kuyikora rero uri kubona ko barayiduhera pause point ibihumbi 10 cyangwa se in game currency ibihumbi 10. Nta kundi kuyikora ni kuri ya guscratchinga. Iyo umaze guscratchinga, iyi claim button iba iri clickable, nta kindi kintu ukoze uhita ukanda kuri claim button bakakubwira ko byakunze. Reka tugaruke hano kuri home. Nituza kuri home uri kubona ko bya bihumbi 10 bya pause point byahise byiyongeraho. Guys, wibuke umaking sure ko wallet zawe hano ziri connect, yaba ya Tony wallet yaba ya Solana wallet. Umaking sure ko wakoze na ya task yo kuvisitinga website yabo, na ya task yindi twakoze yo kwadinga iyi pause shortcut muri screen muri home screen ya telefone yacu. Sinzi niba igihari, ariko icy'ingenzi umaking sure ko wasuye website yabo ukana connectaho izi wallet zawe, wa connect hano kuri Telegram, kuko mwabonye ko dushobora kuzaclaimingira token zacu muri website apana hano kuri Telegram. Reka tubonane mu zindi video update ndi kugutegurira. Imana ikurinde, naha mukanya, bye bye.